Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, dufunga amaso, dufungura imitima yacu, maze twumve ijwi ry'Imana rituburira kuri iki cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe umwaka B, tariki 4 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Ijwi numvaga rikivuga, umwuka unyinjiramo, utuma mpagarara maze numva uwamvugishaga. Arambwira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bayisiraheli kuri ibyo birara byanyigometseho. Bona abasokuruza babo banyigometseho kugeza uyu munsi. Ubwo rubyaro rufite umutwe ukomeye n'umutima unangiye. Ndugutumyeho ngo uzarubwire uti, niko Nyagasani Uhoraho avuze. Bakumva cyangwa batakumva, kuko ari nyoko y'ibirara, ariko nibura bazamenya ko barimo umuhanuzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 123. Amaso yacu tuyahanze Uhoraho, dutegereje ko ari butugirire impuhwe. Nubuye amaso ari we ndangamiye, wowe uganje mu ijuru. Nkuko abagaragu bahanga amaso ibiganza bya shebuja, nkuko umuja adakura amaso ku kiganza cya nyirabuja, ni nako amaso kwayahanze Uhoraho Imana yacu, dutegereje ko ari butugirire impuhwe. Tugirire impuhwe Uhoraho, tugirire impuhwe, kuko twahagijwe agashinyaguro, tumaze guhazwa agasuzuguro k'abirasi n'agashinyaguro k'abikuza. Amaso yacu tuyahanze Uhoraho, dutegereje ko ari butugirire impuhwe. Isomo rya kabiri ni ryo mu wa 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Bavandimwe, kugira ngo ibintu bihanitse nahishuriwe bitantera kwirarika, nashyizwe umugera mu mubiri, ariyo ntumwa ya Sekibi, ngo ijye nkubita nirinde kwikuza. Ibyo byatumye nsaba Nyagasani gatatu kose ngo ayinkize. Maze aransubiza ati, ingabire yanjye iraguhagije, kuko ubasha bwanjye bwigaragariza cyane cyane mu banyantege nke. Niyo mpamvu mpisemo kwiratira mu ntege nke zanjye, kugira ngo ubasha bwa Kristo bunyituriremo. Bityo mpimbarirwe mu ntege nke zanjye, mu bitutsi, mu mage, mu bitotezo no mu ihagarikamutima, mbigira Kristo, kuko igihe cyose mafite intege nke aribwo nyine mbankomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri icyo gihe Yesu ajya mu karere k'iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato igeze atangira kwigishiriza mu isengero. Abenshi ngo bamwumve baratangara cyane bati, biriya avuga byose abikura he? Uriya buhanga afite na biriya bitangaza akora abikomora he? Uriya si wa mubaji tuzi mwene Mariya, akamuvandimwe wa Yakobo na Yozeto na Yuda na Simoni, n'abashiki be ntitubatunze? Ibyo bibabera intandaro yo kumwanga. Yesu arababwira ati, ndahandi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu gihugu cye, muri bene wabo no mu rugo iwabo. Ntiyashobora guhakorera igitangaza na kimwe uretse gukiza abarwayi bakeya abaramburiraho ibiganza. Maze atangazwa no gutemera kwabo. Yazenguruka insisiro zihegereye yigisha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo wazutse naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Interuro nziza kandi yoroshye umuntu yafata mu mutwe y'isengesho, simple formule de prière, c'est fermer les yeux et ouvrir le cœur. Ni ugufunga amaso y'umubiri ukareka kurarikira iby'isi, maze ugafungura amaso y'umutima ukarangamira Imana iby'ijuru. Gufungura umutima, byumvikane ko udafungura umutima utabona neza, udashobora kubona Imana. Nuko rero muvandimwe, wirinde gufunga kugeza nubwo nyine utabona Imana. Nufunga umutima kugeza nubwo Imana itabona aho yaca, icyo gihe uzaba ugiye gupfa. Amasomo y'iki cyumweru araryoshye cyane, aje kudukebura, aje kugukebura, nanjye aje kunkebura, ngo dukomeze turwane intambara y'ukwemera, ngo tugiye kuzirikana ku cyaha cyo kunangira. Gufunga umutwe ukadadira umutima bakita mu Gifaransa endurcissement du cœur. Gufunga umutima, kandi mwabyumvise, kwifunza umutima nta Mana ihagaragara aho hantu, nta Mana wakwakira iwawe. Iki cyaha kandi cyo kunangira ni nacyo cyitwa icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu, cyaha gitababarirwa. Gufunga, kunangira, gupinga, gusuzugura, kwanga, ukaba wakanga ko inema z'Imana zinjira iwawe mu mutima wawe, ukanga guhinduka mpaka upfuye, ukanga kuva ku izima, ukanga kubatizwa, ukanga gucika ku ngeso mbi no ku byaha biganisha mu rupfu, kwanga kwemera, ugakomeza kwitsimbararaho ngo biriya na bino Imana ntiyabishobora, ukabagwa mu cyaha cyo guhakana ububasha bw'Imana nyine. Ngo uriya munyabyaha ngo ni ruhago ntiyahinduka, ngo ameze nk'iradiyo yakwamiye muri maximum, ngo ntashobora guhinduka. Uko no gutuka Roho Mutagatifu muvandimwe. Rero ni wowe nanjye Nyagasani abwira kuri iki cyumweru ati, fungura umutima wawe maze ninjire ngugire neza.
muri aya masomo harimo abahanuzi batatu batumwe kuvugira Imana: Ezekiyeli, Pawulo na Yesu. Ariko bose icyo bahuriyeho ni uko ari abanyabyago mu kuvugira Imana, bahura n'imitima ifunze, bagahura n'umuryango w'Imana udanangiye, ugundirije umutima. Ese mukristo wawe uri muri abo bafunze umutima? Fungura nyabuneka kugira ngo Nyagasani akugirire neza. Hari amagambo atatu tuza kugenda tugaruka muri ibyanditswe bitagatifu: écoute, kumva; prophète, umuhanuzi; et la foi, ukwemera. Iryo jambo rya mbere, kumva, écoute, nk'uko tubizi umuntu afite imyanya 5 y'ibyumviro: amatwi, amaso, amazuru, ururimi, uruhu. Hejuru y'iyo myanya 5 y'ibyumviro corporel hari undi mwanya wa gatandatu ukomeye Imana yaduhaye, 6e faculté, abenshi bita 6e sens. Uyu nguyu urutindi yose kuko tugeze aho igihe twakoresheje neza. Uyu nguyu witwa umutima, umutima nama. Ni rya jwi ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Aho niho rero duhurira n'Imana. Imana ikazi wacu bugufi yawe, ubundi tukayumva kakahava, ikadukorera ibitangaza. Gutega amatwi, kumva no kumvira. Mu isomo rya mbere turumva umuryango w'Imana wakomeje kunangira. None Uhoraho atumye umuhanuzi Ezekiyeli kujya kuwuburira ati: mwana w'umuntu, ngutumye ku Bayisiraheli kuri ibyo birara byanyigometseho, bo n'abasokuruza babo banyigometseho kugeza uyu munsi. Kugeza uyu munsi babyeyi, wasanga nanjye kugeza uyu munsi gikomeza kwigomeka ku Mana. Utube hafi Nyagasani. Nguyu murimbyi wa Zaburi uyu munsi turabona ko ibyacu bigeze mu marembera, tumeze nk'ibirara nyine, nta handi dusigariye usibye ku Mana gusa. Natwe rero dutakambira Nyagasani tugira tuti: amaso yacu tuyahanze Uhoraho, dutegereje ko ari butugirire impuhwe. Amen. Utwumve Mana, utwiteho, ntiwite ku buhemu bwacu, ku makosa yacu, ku mafuti yacu, ku byaha byacu, ahubwo wite ku mpuhwe zawe maze udukize. Ni koko bavandimwe, Imana ikoresha ibimenyetso byinshi n'abantu benshi ngo ituburire. Amajwi y'abahanuzi, umuhanuzi le prophète ni intumwa y'Imana, akavugira Imana imbere y'umuryango wayo ngo bamenyeshe ugushaka kw'Imana, icyo Imana itwifuzaho. Akenshi abahanuzi bakunze gucika intege kubera gutumvwa. Mu isomo rya kabiri turumva Pawulo uvugira Yesu imbere y'ibitotezo n'amakuba n'ibyago, imbere y'abanze kumwumva, ndetse cyane cyane imbere y'intege nke z'umubiri. Ariko heureusement Imana iramuhumuriza iti: ingabire yanjye iraguhagije, kuko ubasha bwanjye bwigaragariza mu banyantege nke. Nuko rero muvandimwe, ujya wibuka ko imbaraga zawe zidahagije. Mbese ko ntacyo uri imbere y'Imana usibye ingabire y'Imana, inema y'Imana yatabara. Naho ubundi kugwa biroroshye. Ni ngombwa rero kwegamira Kristo wenyine ukamwemera, ntumere nka bariya bene wabo b'i Nazareti twumvise bamupinga, bakamwanga, bakamusuzugura. Twumvise mu Ivanjili Yesu ari mu butumwa iwabo i Nazareti, Yesu Kristo wa musaseredoti, umuhanuzi ndetse n'umwami, ari kwigisha no gukiza. Abenshi ngo bamwumve baratangara cyane bati: biriya avuga byose abikura he? Ye baba ngo ko gupinga. Ingaruka mbi zo gupinga no kunangira ni ukwivutsa imigisha y'Imana, ni ugupferega. Nuko Yesu arababwira ati: ndahandi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu gihugu cye, muri bene wabo no mu rugo iwabo. Arigendera, ntiyashobora guhakorera igitangaza na kimwe. Birababaje kwirukana Yesu iwacu, tidushobore gukira, tukabura ukwemera. Ese bavandimwe, abantu bapinze Imana, ubwo haje undi muntu, we hacura iki? Birababaje bavandimwe ko Imana igenda urushaho gutwegera, ikazi wacu mu ngo zacu, by'umwihariko mu mutima wacu. Ariko ko Imana irushaho gutwegera, ni nako bamwe barushaho kuyihunga. Muribuka hambere ya korona itaraza, tukijya mu kiliziya ku bushake, abaturiye hafi ya paruwasi nibo bajyaga bakererwa misa, mu gihe abatuye kure aribo bicara ku ntebe za mbere bazindutse. Ni ukubera iki? Ni ugupinga, ni ubuhakanyi. Ese noneho tuvuge ko abihaye Imana bahora hafi y'ingoro, bahora mu ngoro, aribo bakristo b'indani mu kwemera, bizwi n'Imana. Ariko muvandimwe, ntukamere nka cya gikeri kirirwa mu mazi kikanararamo ariko ntigishira amagaragamba. Birababaje. Ako kamenyero, routine, hari ubwo bigera tukamenyera iby'Imana, tukamenyera Imana, tugakurizaho kuyisuzugura, bikaziramo gupinga. Imana izi nture hafi, ariko mbe kure yo kuyibona. Naba ntanihe n'Abanyanazareti Yesu yavukiyemo, bene wabo, ariko bakamufungana umutwe, bakamwirukana, bakanga kumwemera. Natwe abakristo ntidutere Abanyanazareti ibuye ngo bapinze mwene wabo Yesu. Natwe burya nk'ababatijwe tukagira uruhare ku busaseridoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo muri batisimu, tumera nka Kristo nyine, twishushanya na Kristo. Noneho n'igihe twagiye mu misa tukumva ijambo ry'Imana, tugasangira nawe, tugahabwa umubiri wa Kristo, duhinduka Kristo ubwe, tugahinduka n'abavandimwe be, bashiki be,
nyina, se, bene wabo. Tumera nk'uwo twahawe uretse gusa abatabyemera. Nuko rero bavandimwe muri Kristo dufitanye isano isumbiye amaraso, isano y'ukwemera. Rero igihe cyose umukristo avuye gusenga akongera kumanukira mu ngeso mbi, ubujura, kugambana, guhemuka, gutongana, kubika inzika, ingeso mbi z'ubusambanyi n'ibindi bikorwa bya sekibi, icyo gihe uri gupinga Yezu, kumwihakana bitabuze, uba uri gusebya uwo wahawe, wafunze umutima n'umutwe urawudadira, uri gutuka Roho Mutagatifu. Wenda ushobora kudahita ubona igihano ugakomeza kwidegembya ndetse no kwiraza inyanza, ariko gupfa uhagaze nta gihano kirenze icyo, upfa ku mutima. Hirya kure muri Afurika, umudogiteri wavuraga mu bitaro bikomeye yari n'umukristo n'umuyobozi w'indani mu nzego za leta n'iza kiliziya. Yakoraga neza iyo mirimo pe, akitabira amasengesho ndetse na misa mu gihe cyo gusenga ku buryo bushimishije pe. Ariko akaba yari afite ingeso yamuzikamyemo y'ubusambanyi, yakoraga rwihishwa, ariko kubera ko ntari kumufata kubera iyo myanya y'icyubahiro nyine yari afite, ibyo nabyo bikamutera gukomeza muri iyo ngeso kubera ko ntawe umureba, ntawe ubimenya. Yewe habe n'umugore ntarabuka ko umugabo wamuca inyuma. Umunsi umwe rero buri buke akagira konji, ubwo atari bujye mu bitaro kuvura, nuko basezerana n'umugore w'ahandi bari basanzwe babyumva kimwe. Nubwo uwo mudogiteri nyine atamwishyuraga ku buryo bushimishije, bikababaza nyamugore, agahora amubikiye akantu. Nuko dogiteri amusaba kuza kumusura iwe kuri randevu, kuko umugore wa dogiteri azaba yagiye ku kazi. Wa mugore uza gusenya urugo ahageze, koko asanga nyir'urugo amaze kujya ku kazi. Ubu bwisanzure bumva bawufite neza. Mu kanya gato bamaze gukinga, bagiye gutangira kwisanzura, wa mugabo agiye kumva, yumva telefoni ya bosi w'ibitaro iramuhamagaye ngo yihute atabare, ngo nubwo ari muri konji, ngo hari abarwayi barembye cyane kandi benda gupfa, kandi niyo wize kuvura bene izo ndwara. Dogiteri yumva abaye deranje, arababara cyane, nuko amusubiza ko ari urugendo yazindukiyemo, ko aza kuhagera nyuma ya saa sita. Muri ako kanya ahita azimya telefoni ngo bosi atongera kumusakuriza. Dogiteri amaze kuzimya telefoni, mu kanya gato yumvise agize ubwisanzure, agiye kumva yumva ku rugi hari umuntu uri gukomanga n'umujinya mwinshi, azi ko agiye kumunobagura yitwaje inkoni. Ageze ku muryango asanga ari umwana we wavuye ku ishuri yarembye, yarwaye. Wa dogiteri aho kumujyana kwa muganga cyangwa atangira mwiteho nyine, amuryamisha ku buriri, ariko ntihandi n'ubundi abura ubwisanzure. Uwo mwana amubera nk'isazi yivanze mu mata cyangwa nk'isosi iguye mu ishishi. Nuko babuze uko byifata, babuze ubwisanzure. Wa mugore aramubwira ati, ngwino twigire mu rugo iwanjye, ho hari umutekano usesuye. Nuko dogiteri wa mwana urembye amusigaho, bajya mu rugo rwa wa mugore. Koko basanga nta n'inyoni iharangwa, kwisanzura nyine byari kubashobokera neza. Ariko umutima utangira ujya wa mudogiteri, rimwe agashaka gusohoka ngo abireke, ubundi arikomeza bya kigabo, bakomeza barisanzura mu kibi. Mu kanya gato umugabo nyir'urugo arahasesekara yahoreye, afite n'ikibando, maze ahitishamo wa dogiteri ibintu bibiri: uremera ngo ufungishe umaze no gusebera mu maso y'ababorwa bawe, mu rugo rwawe ndetse n'umugore wawe, utakaza icyizere ndetse n'akazi, cyangwa usinyire sheki y'amafaranga amanyarwanda 2,000,000. Wa mugabo ahitamo icya kabiri, abasigira sheki ya 2 miliyoni, 2,000,000 z'amafaranga ababyeyi y'amanyarwanda. Amafaranga ana y'umugore we yari amaze iminsi agokera, ayashyira kuri konti kugira ngo azashobore kubafasha kurihira abana, gutunga urugo, ifunguro ry'urugo, ndetse no kugura udukoresho tumwe na tumwe two mu rugo. Nuko urugo dogiteri arusiga hanze. Dogiteri we, mbega wowe 2 miliyoni vraiment! Mukristo muvandimwe, wowe nanjye turamutse dufunguye umutima tukarondora ibimenyetso byose byaburiwe dogiteri, twasanga ari byinshi, ariko reka tuvugemo nka bine byibuze. Imana yagiye imuha byinshi akabisuzugura. Nawe rero cyangwa nanjye wasanga ari iki gihe gikwiye Imana iduhaye nk'iki kimenyetso kindi. Imana ikaguha icyo kimenyetso, uve mu cyaha, uve mu buhemu, ureke kuba kirumira habiri. Ikimenyetso cya mbere ni ugukora amafuti ntufatwe. Izo ni impuhwe z'Imana ibishaka kugaragaza, impuhwe Imana ibikugiriye, yongeye kuguha deuxième chance, andi mahirwe ngo wisubireho uhinduke, ucukubiri n'ingeso mbi. Ikimenyetso cya kabiri, gufunga telefoni igutabaza, bityo ukanangira ntutabara abandi kandi bakeneye ubufasha bwawe. Ni ikimenyetso cy'Imana igutuma ku barwayi, ku banyantege nke, indembe, ngo ubagoboke, kuko ariwe nyine ubifitiye ubushobozi, niwe ufite icyo wabaha ngo babeho. Ubundi ubusanzwe nta muganga wiyubashye ugira konje. Mwarimu, padiri, muganga, umubyeyi, ntimukagire konje. Iyo aba bantu bita ku bandi bagize konji, barisanzura nyine birumvikana. Ntukagire akaruhuko, nta muntu wita ku bandi uruhuka. Ikimenyetso cya gatatu ni ukubona umwana aje arembye, ntamuvure cyangwa amuvuze. Iki nacyo ni ikimenyetso Imana imuhaye cyo mu rugo rwe, ngo nyaboneka ntiyanavuze urugo rwe.
ahubwo agaruke ku nshingano z'urugo zo kwita ku bana. Hanyuma ikimenyetso cya kane nyine ari nacyo rurangiza, biri kuva inyuma biza imbere, ni umutima. Umutima nama, wa mutima ugukubita, umutima ya sixième sens, sixième faculté, wa mwanya w'ibyumviro wa gatandatu. Mu mutima hazamwe amajwi abiri, iry'Imana rikuganisha heza ngo ubeho neza, byumvikana uryumviye, n'irya sekibi rikuganisha ku byifuzo bibi ngo kurangiza irari ry'umubiri, la concupiscence. Ari naho umugera Pawulo mutagatifu yagarutse mu isomo rya kabiri, yagize ati nashyize umugera mu mubiri ariyo ntumwa ya sekibi ngo ujye nkubita nirinde kwikuza. Irari babyeyi, kugira irari ry'ibintu n'abantu, ibyo birasanzwe ku muntu, ariko ukamenya no kwifata ugashyiramo umurongo equilibre, ukirinda ubusumbane muri wa mugenzo wo kwifata. Ni koko bavandimwe, ntawakwiyemera ngo yaramaramaje hano ku isi ngo arashoboye ngo ntiyagwa. Ujye umenya ko utaragera aho shitani atatera ibuye, bityo bigoye kwigengesera no kwicunga nka Pawulo, uzirikana ko nubwo wagira impano kahe ingabire, ariko ko izo ngabire tuzitwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Ni ngombwa rero le combat spirituel de chaque jour, intambara ya buri munsi, intambara ya roho buri munsi, kurwana intambara ya roho buri munsi, uharanira kumva ijwi ry'Imana aho Imana irinyuza hose mu bimenyetso byinshi, ukamenya gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe Imana igutereka imbere buri munsi ngo igukebure woye kwandavura. Iyo wumviye Imana ubaho neza, ntabwo ujya mu bibi, nabwo wakomeza kunangira, gupinga, gufunga umutwe, 2 miliyoni zikaba ziragiye, miliyoni 2 ukabura zitakaje. Ibaze nawe mubyeyi, miliyoni 2 kuzifata ukaziroha mu nyanja y'icyaha, mu nzu y'indaya, kubera kunangira, gusuzugura, gupinga ibimenyetso Imana iba yagushyiriye ku nzira. Yezu umwana w'Imana, abana bawe b'abanyabyaha turagutakambira ngo uduhe kubona ibimenyetso udahema kuduha mu nzira y'ukwemera ya buri munsi. Dufungure imitima yacu, tukubone buri munsi, tukubwire abandi buri munsi, tubahamirize kuri umunyampuhwe Yezu mwiza. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.